ariko mu kuja kuremba yabanjije kunanirwa ikintu cyitwa gufata icyo kurya. Mama aravuga ngo isubwa naniwe kujya agiye konsi. Ndavuga ngo ibi bibaho azongera. Mama yamureba ati so ntashobora ko arije waza kunanirwa none reba so. Ariko mbona koko karahindura nkabona avuga nabi umwuka nkumva ari mukeya cyane. Ndavuga se ko papa ari mu guhindura amajwi zagenze bi. Arambwira ngo nuruko rwakonje nkumva atari urukoro, ariko urugenzi rwa papa narubonye mbere. Nabonaga papa hagenda mbona uko hagenda nkaba papa ko ndabona hagenda bose nabigiye. Ikinejeje cyane nejejwe nuko mbaye mu birori bya papa, kandi byanejeje nubwo mbabaye hagira agahinda ngasigarana kandi ubundi bupfuye n'ubundi bupfa. Ariko nizeye ko papa zamusanga kuko papa hari ibyo namwigiyeho, hari ibyo ntarinzi ariko nigiye. Kandi papa namumenye kera kiri umwana, nazaga mbona ibintu ahakora. Ntabwo nigeze mbona papa akora ibintu bibi. Papa yari umuntu ukunda korora ariko agakunda abantu. Yari umuntu ugira urukundo rwinshi cyane. Habaye muri iyi minsi arambwira ngo mwana wanjye ngo ko urupfu tutarutsinda, ko mbona ibihe turimo bimeze nabi. Wabanye n'abantu neza, ese mpfuye nabona abantu twabona badutabara. Ndamubwira ngo pa nabanye n'abantu neza bose, ntawe nabanye nabi. Amenya ko sanga papa na mama narinjiraga nkasanga naturukaga hariya, agahita nsuhuza ntaricara. Yemwe ntabwo biba byoroshye, ariko umukristo ni ibintu bikomeye burya. Ntabwo narizi ko nahagarara ahangaha ngo mbashe kuvuga, ariko iby'ukuri ntabwo nareka guhamya papa. Namwe bakristo babanye nawe nukuri murabizi ko yazaga agenda kuzuba nkamubwira se papa ntabwo ushoboye kugera iriya. Ati ndahashobora. Yabanje kumbwira ngo arazamuka ruguru. Ndamubwira ngo haba umusozi ugende hano hafi, naryo ni itorero ryanjye. Aba ni abapasiteri banjye, nibo bandeze. Iri torero ni iryanjye nta kibazo, kubera kuko njyewe nakoreraga mu mujyi. Ndamubwira ngo tuba tujyana, ariko njyewe nkorera iriya ntabwo bambona, ahubwo aho nkorera niho nsengera. Niyo mpamvu mutabonaga tuzanye. Ariko nari maze gufata umwanzuro mbaye mvuga nti rero ndashaka ukuntu papa azaza yishima, nibikunda naza ngenda hariya ninumva papa bimukundiye, kuko yambwiraga barashaka kugenda bahonza asengera. Ndamubwira ngo hose ni iwanjye, ari hariya ni iwanjye, ari aha ni iwanjye. Hose ni abakristo banje, ni abantu bandeze, ni ababyeyi banjye, hariho abashumba banje n'abadiyakoni dukorana. Nukuri nkaba nishimye umunsi kubona ndi mu birori bya papa. Nkaba mbonye abantu baherekeje papa bangana gutya, kuko namaze kubona cikanye no muri ibi bihe dufite. Ndavuga ngo nta bantu nzabona, nta n'umuntu n'uyu nzabona. Ba papa ntabo nzabona, ariko ndishimye kuko uyu munsi nababonye baje kumfata mu mugongo, bakaba baje bakava ahantu kandi uyu papa
ni umuntu w'umurwayi ndana, ariko ubu nishimye kubona mbonye papa ngaha aje hano kureba kuba mu birori bya mukuru we. icyo nshatse kuvuga mbere y'igihe, yihangane mwana wanjye, nawe mukecuru mwihangane cyane rwose. muzi izina ryiwe, izina ryiwe yiswe n'Imana, n'Imana yariteguje. kandi umuntu hazaba bamwe bitwa amazina adashobotse atari meza cyane rwose, mwaza kuyasobanura mugasanga ni amazina adakwiriye, ariko izina ryiwe yahawe n'Imana yitwa ngo nkunda Imana. icyo gituma arangije ibirori uno munsi ari mu maboko y'Imana. mumererwe neza, mumererwe neza, muri mu muryango turahari twese, umwanya tutarita turahari kandi tuzofatikanya muri byose kabisa. kandi ndabivuga shize amanga ndakekeranye. uku nguku mwivuko ryacu twari dufite bakuru banje bari imbere yanjye batanu. uwa mbere yitwaga ngo ni Kabano, uwa kabiri akitwa ngo ni Semiwungu, uwa gatatu akitwa ngo ni Berena ise wa Munyakarama, uwa kane akitwa ni Sefania Semwene. abo ni bakuru banje bari imbere yanjye nakurikiraga. uwa gatanu ni uyu nguyu ugiye nkunda Imana zose. none baragiye bose niko nama nitegura, kuko arizo ugiye kuja kwisonga sasa ndose yagiye gusohoka. muri bantu murabiwe basigaye ni twebwe ni jewe n'uri musaza uhari sinzi ari mu Bugande witwa uri Filimoni, nitwa dusigaye gusa. kandi niko nabona kuko twebwe kuja ku nama ya mbere imubabare nk'abatafite ibyiringiro cyane rwose. umuntu w'Imana yagiye neza cyane rwose. reka muririmbira akaririmbo kamwe gatoya ko kumuherekeza. ubu mfite ibyishimo umutima wanjye, kuko ngiye gutahuka iwacu mu ijuru. nzareba umwami data, nzareba umwami Yesu, ndabona abamarayika ziri kuzinakire. ubu mfite ibyishimo umutima wanjye, kuko ngiye gutahuka iwacu mu ijuru. nzareba umwami Yesu, nzareba umwami data, ndabona abamarayika ziri kuzinakire. Haleluya! Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Shima Imana cyane kandi avuga amagambo magufi cyane rwose. imibereho yacu yo mu muryango wacu ni igitangaza. uko mumbona gutya nta wundi wandeze ni uyu grand frere ari bana mkuba nkunda Imana hamwe na se. kandi twari abantu bafite nk'amatungo make mwase wabo ariwe data, ariko baraturera baradufasha. data yapfushije n'abagore babiri, ariko bamuheza inka bakaduheza n'izindi nka zo gukama, dukura neza mu makondisiyo meza cyane. hejuru ya se w'uyu nguyu ariwe Petero Ruzahaza hamwe na nkunda Imana ari mfura yiwe baraturera baradukuza kugeza tubaha abagabo tubaha abantu bazima. shima Imana cyane kuko uwo murimo wawukoze cyane wose, kuko uyu mwana amaze kuvuga, uyu mwana wanjye amaze kuvuga ngo yakundaga abantu benshi cyane. kandi twarabanye cyane turaturana, aturera neza cyane hamwe na se. bakaba batuzana inka z'ibyeyi zitanu zikamwa zose imitavu, tugakama tukanywa kugeza ubwo Imana yose muri dose turakira tuba bazima. natwe dushaka gufasha n'abandi mu muryango wacu, turabafasha nabo. ako bivuye hehe? bivuye mu migisha y'uyu musaza ise w'uyu nguyu na nkunda Imana n'abandi abarise n'abazi. none bambwiye kuko yabuze yari Nyamirambo, natera narwaye diyabete, turarwana twembi n'umugore. ndapfa ndafunga namanja muri koma 6 kamangira icyumweru cyose narapfuye ntazi kukoze. ariko shima Imana kuko mpagaze kuri uno munsi wa none ntaye kuwerekeza mukuru wanjye ari ubona mukuru nkamuherekeza kuri uno munsi wa none.
Yesu ashimwe cyane wabikoze kandi akanisohoza cyane gose. None ubu ngubu twebwe twese abakristo abizeye Imana nta kindi twatusekerezaho amaze kumubwira kuko ndino ngo arabaza ari Nyamirambo ngo arabaza ngo se ngo nje ngo Cyprien ameze gute ntimwumvira uko ameze bata yararwara kwa humeka neza igihe amaze guteguza kugira ngo nze kumureba barambwira ngo yarabunze ngo yaje no mu Mutara n'ubundi gihe twicaye gutya twicaye twumva baravuga ngo haje itangazo ntumara gutelefone bamara kudutelefona aratubwira ngo rero ni mukamahirwe murumuna wanjye uri hano mu Mutara aradutelefona aratubwira ngo kundi bana yitavye Imana yahiye nama numva ko diabete isubira kunzamukana kandi narayikise ako mwongera aho ngaho ndiyesikize mugano wa Fransa ndasura kandi nkisha bugufi ndavuga ndetse ngiye kugira ibyiringiro bizima byakwiriye ako nama nifuza kuba ngo Mana saba Imana ngo Mana umpereze nzaze werekeza umwana wa data mbarekeze nzaze kuba n'urwarizo rwo mwisho bose ibindi yarabirangije n'urwarizo rwo mwisho ntabwo nzaze kumuherekeza mpeze umwanya wo kuza kumuherekeza amagara abahungu banjye aribo babangaba nimwe mu mufite utugare twanyu muzoze mu njyana kuko niyo maguru yanjye nibisigaranye aho ngaho baranzana barazorobasisha aho ngaho shimiye Imana cyane bose kuko mbaye ku kiriyo ku munsi wo kurangiza wa mukuru wanjye mwene data uno munsi wa none shimiye Imana cyane rwose ndashidikanya kandi ndi umukristo nizeye rwose gukurikirane uburyo bwiwe bwose n'amasanga ari ku murongo wo kujya mu bwami bwo mu ijuru nabibyiringiro byanjye umutima wanjye wamubwira ngo nuko nta kundi kandi mushe n'umwana muhamije kuko bwacaga mu gitondo akamatora bibiri akoma agasoma bibiri akoma kuza ijambo ry'Imana kuri ubwo ngubwo yemeye bantu ntitubabare twebwe twese kandi ntimubabare n'uyu mupfakazi wasigaye aha ngaha ntufakaye ahubwo yagiye mu ijuru hasigaye umwanya mutoya nawe ukazamusanga mu bwami bwo mu ijuru mukazaba nta mwana we ntimubabare no gukuraho imbaraga dusoza abadayimoni twose tukavaho amaze tukibera mu bwami bw'Imana aho tuzashobora kubona tuzabona n'agahinda no gupfa no gupfusha no kubona no kugenda mu kaga kuri ubwo ndanezerewe cyane rwose n'ibishimo byinshi cyane rwose kuko mbaye kuri uwo munsi wa none kandi namwe munezerwe mugubwe neza cyane rwose ntimugire ahubwo mwishime nuko babasha hariho amakondisiyo kuvuga ngo ntabwo abantu ntibakwiye gusakuza kuri uwo mwanya turimo hano ariko twaririmbaga tukanezerwa tugubwa neza cyane rwose twomerwa neza cyane kuko umugeni w'Imana yatahuse yagiye mu ijuru kuri ubwo Imana ibafashe kandi baheze imigisha myinshi mukomeye cyane kandi mwihangane kuzobigisha se Imana ibafashe kandi Imana ishobora kubaheza imigisha myinshi cyane rwose amen. Umwe mu bahagarariye abakwe bideri ngenda bandashimira Imana itugejeje kuri uyu munsi. Uyu munsi twawutekerezaga ariko kubera imbaraga z'Imana tugejeje Imana ishimwe. Ikindi cya kabiri ntaza kwibagirwa reka manze nshimire abantu bose badutabaye mwagize neza icyo akore muze kubera kubana n'abantu kiyabura abantu bamutabaje yabanye neza n'abantu azikwana neza n'abantu mwakoze Imana ibaho umugisha. Muzehe kubera ko umwanya wagiye ndavuga amagambo ahiye muzehe agera hano mu Rwanda nije wamwakiriye nije wamwakiriye Nyamirambo niho ntuye turabana nawe hafi amezi abiri tumaze kubana agishika narambwiye nti muzehe ibyo ari byose tugize amahirwe ukiza intambara none jewe ndi umukwe wawe ariko wihangane ibyo byo kuvuga ngo simba ku mutwe ubishyize ku ruhande tubane mwaratureze natwe noneho tugeze igihe cyo kubarera. Arajunga asa n'ukuri hashize igihe kimwe mu kwezi kurangiye arambamagara ati
ndashaka ko mushakira ahantu uriya umubyeyi ikintu kimunezeza nuko asaba umwana ikintu nawe ukagikora. Ndabona ndetse muze niko ubibonye ati niko mbonye sawa. Mvugana n'abacu, mvugana n'Antore, hari undi mukuru wabo uri muri Canada. Muzehe yavuze ngo tumushakane, none dukora iki? Tujya inama turavuga ngo aze hano, twirengagije ubushobozi bwa nyirantore. Turavuga ngo ibyo ari byo byose aze hano ariho tumurebera. Mbimubwiye ko ari hano twahisemo, mbona arishimye, ariko nabitekereje mbona ko baciye umugani abakuru ngo impanga ntiza kure kanyirayo. Ubwo birashaka gusobanura kuko ari hano azarangiza urugendo rwe. Mbona arishimye, yishimye n'abandi muze bose. Ashaka amafaranga yo kumwimura bayatanga araza. Amaze gushika hano bamwakira neza, babuze kurube, nanze aramwakira neza, gufata neza, umugabo afite icyo abona kumureza. Ariko urupfu rwe rwarantunguye. Urupfu apfuye nibo papa yapfuye. Papa ndi twavuganye yarasohotse agiye ndavuga nti se ibintu umuntu arapfuye Nyandora ndiyambwiye ko umuntu yarwaye. Nshobora ko byagenze ndabanza ndafunga, ariko umukiranutse ntazagaragurika. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza ko yakiranukiye Imana, ibi ni ibimenyetso bigaragaza ko yakoreye Imana, ibi ni ibimenyetso bigaragaza ko ari intungane. Iyo aza guteseka hari igihe umuntu arwara agateseka mukora ko mufata, ariko ndashima Imana kuko tubaye kuri uyu munsi tukaba tumuherekeje. Turi abanyamahirwe kuko duhagaze hano kuko turi abanyamahirwe adasanzwe. Mu bana biwe bose abo ngabo muhamwumva 15 niko tubaze tumuherekeje. Mu bana be yikoreye umuntu. Imana ishimwe ko mbaye kuri uyu munsi w'urugendo. Mu by'ukuri hari abaza bavuga ngo abana ntibabonetse nyine. Iyi si niko iteye, niko imeze, ntibabonetse. Ariko twebwe twabonetse turanezerewe kandi turishimye. Uru rugo naruvutsemo ndi umwana muto cyane muri 81. Nari mfite imyaka 18 niho nashatse uyu mugambi. Araturera neza, adufata neza. Nza nibuka arimo nagiye kumusura mu ngoma, mushige mu ngoma asanga ngo ari mu kiraro ku Gatongo. Ndagenda bari yuje kumureba, arimo kurikirari ambamata. Umugabo ufungana kanje arangaburira mvayo kabisa. None ndagira amakuru yakundaga abana biwe bibo. Nanje ndabizi yafashije abana. Abashimiye abanyakara mu bazajya araza nejejwe nuko papa aje tukamushinga tukumva amakuru kuko yarangije kukibariza. Ikindi dushima Imana papa tureze neza ukubona yaraje ko je ndetse naragize n'amahirwe
ariko iwacu twabaga mu ishuri abakobwa ntibakundaga gukoresha mu ishuri bakoresheje n'umukuru wawe kwigisha abandi bamuseka ese kubigisha abakobwa ngo bazakubarira ariko kuko papa yarashijutse aratwigisha twabaga twagiye kwa Mbogo akaza kudusura akagenda ku ishuri aho turi akatureba akaturigisha ku ishuri adufata neza kandi yaradukunda ndamushimiye kuri ubwo butwari bwose yagize ndamushimiye kuko yakoze inshingano ze papa yakoze inshingano ze zose yatureze neza inshingano ze zose yaradukunda shima Imana yari yaramutwaye ikindi shima Imana kuko papa arangije ari icyo naje nagize icyo gukora ko nari n'intumwa y'abenshi kubera ko ndi hano kuko natwe twese abenshi bari hano bahagarariye abandi badahari kuko abambere uranyihanganira icyo gihe muze kongera muduhe umwanya atari ijambo ugiye gufata ahubwo ugiye kwifata kugira ngo muzeho ubutumwa buri mu kuma audio ndetse n'amabaruwa bagiye bohereza batahabaye kubera impamvu y'amuyobozi mu by'ukuri icyo navuga amagambo atatu gusa bijyanye na muzehe ku ruhande rwanjye icya mbere uko mwabyumvise muri data murumuna wa papa ariko nubwo mvuga ngo murumuna barasa nkaho bari impanga yaramurusha imyaka mikeya cyane mike barakuranye yagiye abwira papa aribona n'uyu akiriho bagiye bambwira uko bakuranye n'uko bari bangana bari barusha imyaka itageze ibiri yaramurushije imyaka itageze ibiri ni ukuvuga ngo mu by'ukuri kandi cyongeye twarakuranye nyine barandeze nako icyo gihe cyose babana nanjye ntabwo ndi muto icyo gihe twarabanaga bandera bombi haba uyu umwe akaba imfura mwase mu bahungu undi akaba imfura mwase bombi bakaba imfura mwabo baturera njyewe nubwo ntari imfura mwa papa ngira ngo ndangana n'umwana we wa gatandatu urubyaro rwe rwa gatandatu niwe tungana ukurikira uriya mudamu uriya mugabo umaze kuvuga niwe tungana urumva ko namumenye nyine nanjye menye ubwenge ari umusaza ariko igihe cyose namumenye twarabana icyo rero nkabishimira ko aho uyu munsi mu kwezi kwa munani umwaka ushize niwe nashinguye papa nawe yaguye hariya ntuye Gitarama hanyuma yo kuza gushingura nawe impanga ye data nawe witabye uyu munsi n'ibyishimo kuri njye kubera ko gushingura ababyeyi ukabasha kubaherekeza ukabakorera umuhango nk'uyu ni ishema ni umugisha ntako nabona mbiyombi yabyo ijambo rya kabiri ni ukuvuga ngo ndamuvuga uko namubonye nicyo namwigiyeho nicyo yanyigishije nkakimwigiraho iby'ukuri nta kindi ni urukundo namubonanye urukundo rudasanzwe uru rukundo rero reka ntibabwire wenda mvuze bya kera byaba birebire reka mvuge ejo bundi aje hano nta nk'uko yigeze kubivuga sinibuka niba ari muzehe wabivuze rero umukecuru wabivuze yatelefonaga buri muntu wese njyewe mu by'ukuri ntabwo icyumweru cyashiraga atantelefone kandi kimbabaje nuko urabona ninjye ufite amamega ninjye ufite telefone ninjye ufite amafaranga ugereranyije n'umusaza wa nubwo yari w'abana be ariko nanone n'umusaza wagaburirwaga yarameze nk'umwana kuba ari we wantelefonaga akaba ari wumbanza akantelefone ni ikigaragaza nyine ubutwari bwe ubwo rukundo rwe izo mpuhwe uko yadufataga nk'abana be kandi bari ku mutima sinabona uko mbivuga akihagera nyine nk'uko mwabyumvise yahitiye umukwe wiwe uri Nyamirambo uriya ntabwo hashize ibyumweru bibiri ntamusura naraje ndamusura n'umugore turibiranwa turaganira nishimira nyine yuko abonye ahantu atuze hatari ibyo mwumva kandi mwumva mwese
aje kurerwa n'abana be, asanze abana be nubwo ntari yari asize abana be. Nyuma yaho yaraje aje gushyingura ise wuriya mugabo dore imbere niwe pasiteri ise wuriya, wenda umwanya muza kuboneka baje kumuha umwanya kuko barabanye nawe yaramureze. Ise wuriya mugabo niwe wabaye pasiteri we, aje kumushyingura nawe yitavye Imana mu minsi ishize mikeya, nibwo yaje tugirana iminsi myinshi ari iwacu adusura. Ariko nyuma yaho umubyeyi no kuya telefone namubwiye reka nawe ni ukuri yadukundaga, hari n'ibyo twaganiraga nawe bijyanye n'umuryango, bijyanye na za proje yari afite yo kudusura no kuduhuza tukaganirira hamwe nk'umuryango. Mbabajwe nuko apfunye atabishoboje, kandi ibyo wari umugambi mwiza, umugambi w'urukundo wo kuduhuza, wo kutubunda, kuko twari tubonye data, kandi data ufite ubutwari n'ishyaka n'urukundo rwinshi. Icyanyuma urupfu rwe ruradutunguye nuko mubibona, cyane cyane mwebwe mwabonye aharangiza bwa nyuma, n'umuhamya mwumvise nuko mwamubonye nuko mwumvise byagenze. Biradutunguye kubera ko twari tukimutezeho byinshi, twari tukitegereje ko tuzamuba hafi igihe cye cya nyuma, tugakomeza tukarwaza. Ariko Imana nyine nk'uko muzehe papa mudogo ubundi yavuze, mu by'ukuri ni nkunda Imana nyine, yakunze Imana nayo iramukunda, niyo mpamvu imucyuye. Imana imuhirwa ridashira. Nagira ngo nk'uko mwabibonye, mu by'ukuri hari aho bibabaje kuba uko angana, nuko mwamwumvise, nuko yabanye n'abantu, nuko abantu bamukundaga kandi bumvaga bamwiyumvamo, bari bategerezwa kugira ngo baze hano. Hari abari hirya no hino mu migabane yose y'isi, ndetse no mu bihugu bitandukanye no mu ntara zitandukanye. Uko twari kuba turi hano siko turi, murabibona n'izindi mpamvu. Niyo mpamvu rero bamwe mu bana be ndetse n'abarumuna be, bamwe bari muri Kongo, abandi bari muri Kenya, abandi bari hanze hirya y'iki gihugu, mu by'ukuri bohereje ubutumwa butandukanye. Ariko wenda reka mbitishe bumwe muri bwo nihuse, kuko bifuje ko nabo bari kuba hano ariko twabahagarariye. Nihuse rero reka mbere ku butumwa bwa mbere nabonye bw'umukobwa we witwa Nyirangabirwa Antoinette, utuye muri Canada. Niwe wohereje ibaruwa, bisomora nanyihangana ntabwo byibuka kubera ko yanditse, yumvaga nyine agomba kwandika. Mbanje kubashimira mwebwe mwese mwaje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyo guherekeza cyo gusezera bwa nyuma uyu mubyeyi wacu. Kubera ibihe bitoroshye isi irimo, ntibyakunze ko mpaba ngo musezeraneho bwa nyuma. Mfite uretse Imana yonyine izi ubuzima bwanjye mfite, cyangwa nari mfitanye nawe, amabanga nari mfitanye nawe, niwe wenyine. Imana yonyine niyo ibizi, kandi ubwo buzima niwe mbukesha. Yarambyaye mu rukundo, andera mu rukundo, anyigisha gukunda Imana, anyigisha gukunda Imana n'abantu. Kiri kumwe nawe sinigeze ngira icyo mbura, naronse byose, umunezero. Abo babanye igihe kinini barabizi. Nkiri kumwe nawe abo babanye barabizi. Kamere abo babanye igihe kinini barabizi ko yari umugabo w'ijabo, yahoraga ari umugabo w'ijambo ndetse n'ijabo.
urupfu rwiwe kuri njyewe runkoze ahantu ku mutima. yaraguye umuryango ukwira mu mpande zose z'isi, Afurika, Amerika, Uburayi ndetse na Australia n'ahandi ku isi. Birumvikana ko yagize uruhare rukomeye rw'umugambi w'Imana yari ifite, aho yabwiye Adamu na Eva iti nimugwire nimwororoke mugwire mukwirisi. Papa nagende amahoro yakoze byinshi tutazibagirwa. Tutovu Bini ibirori byiza njyewe n'umwarimu byiza n'ubuzima bwanjye bitazagira uko ateye. Uyu ni umubyeyi wacu twareka kuvuga kuko mu mwanya tuba twaje twareka kuvuga. Yesu nashimye uyu nyakwigendera umubyara wa data akaba badata twebwe tuvuga kwa miso genda imeresha kavuga nitwa Mukiza. Yesu nashimye uyu mubyeyi muzehe yari muzima. Rero twarabonanye umunsi tujya gushingura hariya Nyagatare, twarabonanye twarakubitanye sinarinzi uko yaje, turavugana akanya gato ayambaza amakuru ya muzehe mubwira ko yarwaye ariko yanga gupfa bamubwira ariko afite ubwenge. Arambwira ati naje kwivuza ariko ndoza. Bukeye tugeye hariya imbari hirya y'ejo mukejuru twari twagiye guhamba gushingura ise wa nyina wa Pasiteri Simoni. Tugarutse ubona ninge kugaruka nge tugiye gutega imodoka, barambwira ngo muzengo ngo yarambi gute nta rupfu yarasa. Naho zamana jewe ari muzima akomeye agenda ndika. Kandi noneho cyane nico nshatse kuvuga, data wamureze, data ashaka ngo ni wamureze yambwiye ukuntu babaye mwigagi ni mu gihugu Buvira cyo muri Kongo, abantu benshi bahazi. Data arererwa kwa nyirarume kwa Misugi, noneho niwe wamureze ari umwana. Data kunyakirije akamufata akamujana mu nka yagira amanyango ngo akamukubita. Ati twari duhuye ku myaka nije wamureze. Ati zuzi wejo bundi nuko tubona uko ameze. Ati wejo bundi nije wamureze. Ico gihe ngo ibo babaga imurenge muzenda mukecu ndagira ngo arabizi twe ngo twabaga mwigage. Nukuri ngo data yarerewe kwa banyirarume, data ni wamureze. No kamaze tese wewe kuzobaho nkibuye ukuzopfa wewe ufite iyo myaka. Shima Imana kuko mbaye muri iyi umunsi we wanyuma. Kandi twe twagiye tunabana kubera kuvukana, twabanye ku Gatongo, twebwe tuba kwibarabara no ku Gatongo nabo baba mu ngoma. Tahandi nagaza mva ku kazi Burundi ngataha kwa Misugi kwa sogokuru. Niho nagaza ngenda mu amata gusa ntawo. Ngo tuje mu Matanganika twabanaga mu Matanganika kuzi niko kari gaciye hagati. Urumva twe turaziranye mu mateka, natwe turakuze tumaze kuba abagabo n'abana bacu n'abagore turaziranye. Apana abantu bavuga ngo kwanaga ngo kwazuzi ngo turamuzi tuzi ubutwari bwiwe. Yari intwari iteye ubwoba, yoroye n'inka zikaroza zikagira amabara atagira abandi ba. Zimwe zibigondi, izindi zibirayi, izindi zinziga n'ibimasa bimwe by'inkungu. Kandi yagiraga ishaka, yakundaga abantu, yari umuntu wangutse, yakoraga nk'abasirikare. Ariko nshima Imana kuko tubaye ku mwanya we wa nyuma wo kumwerekeza. Yesu nashimye. Kandi shima Imana ku bantu bangana gutyo. Kicyorezo ni icyorezo gikomeye. Bambwiye ko yitabye Imana uyu munsi nabyutse kare mbura moto mbura igari kuva musherinza n'ibirenge ngera mu ndomo. Mbana shitano saa 3 cyangwa saa 2. Nabyutse saa 10. Ariko nukuri abantu bangana gutya. Kimi mujyango w'Abanyakarama waje werekeza umuvyeyi.
nshimiye abakwe n'abandi bavandimwe. Imana imuhe ijambo kenshi ari nacyo gihe rigomba gukoreshwa, ko uyu ni umwanya, hari n'uwigeze abivugaho, ni umwanya wa nyuma wo gusezera muzehe. Iyo bitaja kuba ari ibintu bijanye n'ibibazo dufite by'ikigwara kiri aha hanze, habaga igitaramo, kandi igitaramo cyiza cyo gushima Imana. Rero hagati nk'uko babivuze, njyewe uhagaze aha ngaha ndi nyirarume wa muzehe kuko bimeze mu izina ry'abadahurwa. Muzehe rero urabona imyaka yiwe arakuze, kandi mu by'ukuri njyewe ndi mutoya kuko mubibona, ariko hagati y'aho ngaho bitewe n'iki kibazo cy'ikirwara cyabaye, byatumye abantu bataboneka. Hari ababyifuzaga guturuka i Kigali, ariko kubera iki kibazo abantu babura uburyo bwo kuza, ndetse n'abandi bari hirya no hino. Ariko njyewe ntuye hano hafi mu burasirazuba, ntuye Kabarore. Biba ngombwa kuko njyewe nza nk'intumwa y'umuryango kandi nka nyirarume. Ubundi muzehe rero ndamuvugaho ibintu bibiri. Njyewe ndi mutoya, ariko ndashobora kuvuga ibintu bibiri naba nariboneye n'amaso yanjye. Muzehe avuka iwacu, data n'abarumuna be ni babyara be neza giti. Data bamwita Mugozi wa Kambari. Nuko ibyo ari byo byose niho abantu bashobora kubyumva neza. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nabonanye muzehe, jewe mwibonera n'amaso yanjye, nageze mu ngoma ahantu yari atuye, muzehe yari imfura. Icya kabiri nabonanyeho muzehe yagiraga urukundo, kandi yakundaga babyara biwe kabisa byimazeho. Kandi ikindi cyongeye, n'ababyara be baramukundaga. Hari abari muri Kongo Uvira barimo banandikira bakambwira ati byange bikunde ushaka umwanya uzabe kuri icyo kiriya. Aba bantu babonetse bangana barya. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri njyewe mvuga urukundo rwa muzehe yagiraga, iwe na data njyewe ngera mu ngoma baragabiranye. Ndibuka hari inyana nagiye kuzana, nyana y'ibihogo y'umusengo kabisa, kubera icyo kintu cy'urukundo baragabiranye na data. Ibyo mvuga n'amaso nabyiboneye jewe. N'amasaha yagiye, tumwifurije iruhuko ridashira. Imana imwakire mubaye. Murabizi yuko kujya gushingura tugomba gukurikiza amabwiriza duhabwa na leta. Ntabwo abantu barenga 30. None rero utari bugende turamusanga hano gose abyihanganira. Reka rero pe pasiteri adusozereze iyi gahunda, kandi ukomeze gukomeza uyu muryango no kuwufasha. N'izindi gahunda zose tuzishyize mu biganza byawe, tuze gusozanya nawe mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Ubuyobozi bw'itorero kuko bafite gahunda, ndumva baze tugenda abapasitori, namara hagende n'abantu bake bo mu muryango, ibikorwa baragikora. Murakoze.
cyo mbwira nawe itonze ati doruru gamba ruzashira guma mu ntambara nubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabo n'igihembo kiza nidutabaruka tuzabonayo tuzabo n'igihembo kiza nidutabaruka ndacyabaza ibyaremwe byose binsubiza bitya biti iyi si yakijya gushira hazindi horaho umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi byaremwe bingana giteza impanda kandi byaremwe biba mu bipfu ikaba no mu byiza. Reka rero niyegereze umushumba wa Rugarama aturagize Imana muri uyu mwanya. Data wa twese udukunda nk'uko umugaragu wawe amaze kubivuga, uyu ni umwanya kuri twe ujya udukomerera cyane kandi ni ngombwa kuko kuva mu mubiri waduhaye ntabwo bitworohera, ariko kuko ari ryo herezo wadushyiriyeho bikomotse ku cyaha twarabyakiriye kuko waduhaye Yesu Kristo watubatuye kugira ngo tuzabone ubugingo. Twemerere rero muri uyu mwanya umuntu wese uri hano, Mwuka Wera w'Imana yururukire gufata ku mutima we, gukomera guturuka mu kiganza cyawe kube kuri twe, kugira ngo uyu muhango ugiye gukorerwa hano nk'uko tuva mu isi tukaza aho uri, umugaragu wawe umube hafi, kandi natwe twese turi hano Mwuka Wera w'Imana abe kuri twe. Tuguhaye ikaze kandi turabyizeye kubwa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Ikindi kintu icyo ari cyo cyose gishobora kunesha urupfu usibye Kristo wenyine niwe warunishije. Ubu ni muzima mu bapfuye. Ukuvuga umwana w'umuntu amaze gucumura, amaze kwanga kumvira Imana, igihano yahawe cya mbere kitari cyashoboraga gukurwaho usibye uwizeye Kristo nk'umwana w'Imana. Umurongo waho wa 19 handitswe ngo ututubikana ko mu maso hawe niho hazaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimwo wakuwe, muri umukungugu mu mukungugu nimuzasubira. Ubundi ashaka kuvuga ko buri muntu wese agomba kwita ku iherezo rye, kuko bamwe bazazukira gukorwa n'isoni, abandi bazukira ubugingo buhoraho. Ibyahishuriwe Yohana twabonye ku iherezo ry'urupfu narwo rihari, ariko urwo rupfu abantu bazazuka, bazukira gucirwa imanza, abandi bazukire guhanwa. Icyo ashaka kuvuga ni ikirere, tugiye kururutsa uyu mubiri wa nkunda Imana, ariko jye nawe dusigaye twatekereza iki kuri uwo muntu witwa bugingo? Uyu mubiri turamwambika, tukamusiga, tukamugaburira, tukamukorera buri kantu kose, tunamwitaho cyane birenze rwose, tukamwikundiramo, tukishyiraho utundi tuntu turenze kugira ngo uyu muntu abe mwiza anagaragare, ariko umuntu witwa bugingo we tumwitayeho mu buryo bungana. Turakoresha pasiteri ngo abasore nyine muri bose gushimiye yuko umuvandimwe ari mu bazakangukira ubugingo buhoraho. Buri Imana izigenera umuntu igihe cyiwe, iki nicyo gihe cyiwe wamugeneye, niko ijambo ryawe ritubwira ngo iminsi yacu
basa nk'abafashe igihe mu ntambara, ariko ikitunejeje kandi kidushimishije nuko umuvandimwe igihe kiwe gikoresheje neza. Umuvandimwe ukomeze kubegera, kandi buri muntu wese arusheho kwiringira no kwitunganya kugira ngo tuzabane n'umuvandimwe ubwo impande zavuga. Ndagushimiye Mana kuko watwimenyekanishije tukakumenya, kandi tukaba dufite ibyo byiringiro yuko tuzabana nabo twatandukanye igihe kigeze. Dusabye tubyizeye kandi duhumurise mu izina ryawe tubisenze, amen. Kubw'imbabazi zawe kera waramenewe, none ubu mwihishemo umujinya w'Imana, none ubu mwihishemo umujinya w'Imana. Amazina maraso yo mu rubavu rwawe binyiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zine gupfa, unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa, twakora ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukura ibyaha byose mu ntoki kibasha gucungura. Simfite icyo naguha nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo njya niringira, uwo wapfiriyeho niwo njya. uwo mukungugu ushyiriye mu mukungugu, iri herezo ryo kubaho ku isi, ubugingo busubiye ku Mana yabutanze, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ndagira ngo twakire umuryango we, hanyuma nawo ushyireho indabyo. Ndacyaba ibyaremwe byose binsubiza bitya biti, iyi si yakijya gushira hazindi horaho. Ndacyaba ibyaremwe byose binsubiza bitya biti, iyi si yakijya gushira hazindi horaho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi byaremwe uko bingana giteza impanda ye, kandi byaremwe kandi byaremwe uko bingana giteza impanda ye. Twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi, duhumure tuzaruka tutakibabara. Ntukarire tuzabana ibyago bizashiraho, nituza ora y'amahoro kwa Yesu mwi. Ariko kuri twe abakizwa n'imbaraga z'Imana, iri ni ibendera ry'abizera, kandi Imana ihabwa icyubahiro.
data turagushimiye gushimiye uyu mwanya waduhaye wo guherekeza umuvandimwe dusabiye umugisha abakoze iki gikorwa we dusabiye umugisha inshuti ze dusabiye umugisha itorero mu iteka Imana isumba byose komeza kudufasha no kutugirira neza n'izina rya Kristo umwami wacu amen. Gahunda y'itorero igarukiye aha ngaha kugira ngo umuryango twawuha umwanya kugira ngo akurikizeho gahunda y'indabo ubwo baranatubwira ibikurikiraho. hino ashireho ururabo kecuru kwihangana azashireho ururabo. Sabe na nawe ashireho ururabo. Bana data mu izina rya Yesu umukiza wacu twongeye kugushimira nanone kandi tukwiragiza gukomeza kuturinda no kudufasha. Tugirire neza, girira neza bene data, gira neza abashiki bacu, ikuwiteka Imana isumba byose tugendane nawe kandi ukuboko kwawe kwiza ukomeze kuturagira no kuturinda. Urinde umuryango wa muzehe kugira ngo Uwiteka be kujya mu bwihebe n'ubwigunge, ahubwo mwungeri mwiza wahumurize umutima kandi uhumurize n'itorero rye. Ukuboko kwawe kwiza ukomeze kubana natwe twese mu izina rya Kristo umwami wacu amen. abayobozi cyangwa se wenda nubwo batari hano ariko abo ababasha kubabona cyangwa se no kuganira nabo mubabwira ati umuryango wa Nyakarama wabashimiye ubashimira kuko mwabashe kwifatanya nabo kugira ngo tubashe guha umuze wacu cyubahiro. Abayobozi b'igihugu
ndetse n'abayobozi bwite b'inzego z'ibanze. Mu by'ukuri turabashimira, Imana ibamugisha. Ndumva ngira ngo kubera impamvu z'uko mubyeyi cyangwa se na muzeyi mwumvise bamuvuze ni mugari cyane. Ubu turi hano nitwe bari bategereje ko dushobora kuvuga ko wenda hari navuga ngo nitwe turi gukora igikorwa kibahesha kugira ibyo bakora. Hari abari Uganda nk'uko muri kumva, hari abari Nairobi, hari abari muri Kenya, hari abari hanze y'umugabane wa Afurika. Abo bose bari biteguye kugira ngo tubanze tugeze umubiri w'umusaza aho ugomba kubikwa, hanyuma bakaza kuza gusoza na bikiriyo. Rero tukaba tugira ngo tutwabaye aha, urabona kuva ku munsi ibi byabaye cyangwa se tumenye ko umusaza yashaje, mwabaye aha, mwaje kubana n'abana, mwakoze ibintu bikomeye. Ukuri dukomeje kubashimira, by'umwihariko cyane ishimwe ryacu nk'umuryango. Turashimira abuzukuru be aribo bana ba Nyirantore, turashimira Nyirantore bwite ndetse n'abandi bana bose bamuzehe, abakwe mwababonye aho yabanje kuba akiza. Ntabwo dushobora kuba twabivuga ngo tubashimire, ntabwo bajya bavuga ngo ntawe ujya ushimirwa guhinga mukwe. Ni byiza ko tubivuga, ariko mu by'ukuri Imana ibahumurisha. Rero tukaba tugira ngo kubera izi mpamvu nk'uko mubizi, murabona abantu kujya i Kigali, abavuye za Gitarama, kugira ngo tuzongere kandi tugaruke kubw'impamvu zo kugira ngo dusoze ikiriyo, kugira ngo tubatangarize mu izina ry'umuryango. Hano twebwe mu Rwanda turagishoje, kuko kirongera kandi gisorezwe n'ahandi nk'uko nari mbiye kuhavuga, tugira ngo tubabwire ko ni ukuri mwagize neza, ariko ntituvuze ko ku bantu bafite gahunda yo kubasura ni ngombwa ko mugomba kuza mugakomeza gusura umuryango, mukabahumuriza, mukabafata mu mugongo. Kuvuga no gutaruka, nari nsa naho nibagiwe cyangwa se wenda simbuse, tagira ngo nshimire itorero ryabashije kutuyoborera imihango ndetse ryabashije kwakira ababyeyi bacu. Ababyeyi mu by'ukuri hari igihe abantu bajya bibwira bakavuga ngo umushumba ngo kuko we ngumbarizwa muri ADPR, undi ndi umupantekote hehe, undi ndi umukino gutyo. Ariko mujye mumenya kuko abashumba turi intama zanyu, tutitaye ku byapa biri hehe kuri ziriya nsengero. Tekereza ko tumaze amezi 2 ahari wenda tudaterana mu nsengero, ariko ndahamanya n'umutima wanje neza ko aho turi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no kwisi, umuntu ushobora kuvuga kuko adasenga cyangwa se ndakumva ko itorero ryimutse, uwo ntaryo yabagamo niyo mwo kubaka imiturire. Rero bashumba mwagize neza, mwatuyoboreye imihango neza, mwakiriye ababyeyi bacu, mwabanye nabo neza, turabishimiye. Kandi umuryango ntacyo dufite twubaha, nta n'ikindi twakora usibye kuvuga ngo Imana mukorera ibamugisha. Rero mu izina ry'umuryango uyu munsi wa none turagandutse cyangwa se ndatubashe gukurikira iyo cy'umusaza wacu hano mu gihugu mu Rwanda, kugira ngo basabe abantu n'ubundi b'abaturanyi mwe muri hafi, komeze mube hafi ya mushiki wacu, uko nimwe muhatubereye ku bituko twe duhari. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Sinazamuye ijwi ryanjye hejuru mumenyesha iby'ibi bihe, nafashe n'umwanya ndaguhamagara mumenyesha iby'isarura, mubwire iby'ubwami ko